ubundi aha niho utinyira iyi mihanda uva kuri umwe ujya ku wundi, ejo cyangwa ejo bundi byaba ari wowe cyangwa nawe ukagerwaho. Nta muntu useka umugabo mugenzi we cyangwa ngo amuseke, kuko guseka ni bibi cyane. Mu minsi yashize muzi yuko habanje kuvugwa inkuru ya Yamano ubwo hasohokaga videwo ye ijya hanze, abantu benshi cyane barayibona. Hakurikiraho umukobwa mwiza witwa Ishimwe Vestine. Ishimwe Vestine nawe yanyuze mu bihe bitoroshye, amagambo yari menshi cyane ku rugo rwe ndetse n'umugabo we. Byaratuje, ubu ngubu hagezweho uwo bita Jihad. Jihad nawe ubu arafunze azira gucuruza cyangwa gusakaza amafoto ya Yamano. Ni ugusakaza amafoto ya Yamano. Mu minsi yashize muzi yuko rwose uyu musore witwa Yamano amavideo ye yagiye hanze bari kumwe mu gikorwa cy'abashakanye n'umugore we, ariko ayo mafoto akaba yarifashe n'umugore we ku burenganzira bwe. Ahubwo umuntu waje kubinjira, niko kuri Space yavugaga, waje kubinjira muri telefone ye, dore ko ngo nta telefone yari afite, yakoreshaga iyo umuhungu witwaga Puzzle Man babanaga mu nzu imwe witwa Ishimwe Patrick. Byarahwishije bijya hanze cyane, ariko uyu muhanzi Yamano ajya gutanga ikirego. Aba bose barafashwe bari gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Hahita hakurikiraho umukobwa mwiza cyane ubwo bamwibaga account ya Instagram, yatangajeho amagambo wayibye, yatangajeho amagambo atari meza cyane ku buryo yafashe n'amafoto ye n'umugabo we arayasiba yose ayavanaho. Yamana baracecetse, hagiyeho umuhanzi witwa Vestine. Murabizi yuko minsi yashize n'ubundi yari ari mu gitaramo hariya muri Canada, aho yagiye kwitaramira ibitaramo byo guhimbaza Imana ku ndirimbo yabo ya Yebo. Iyi mihanda nta mishinyika igira, iyo uri umusitari uzwi rwose, iyo ugezweho ni wowe ugezweho. Rero murabizi yuko indirimbo yabo ya Yebo yabaye concert hara mu gihugu cya Canada, aho bitabiriye ibitaramo bigiye bitandukanye ndetse n'uduce tugiye dutandukanye. Rero byarashize bagera igihe kimwe barata, ariko nyuma bo barangije ibitaramo, uwo muntu ni wamwibye account atangazaho amagambo atari meza. Bamwe baravuga ngo aratwite, abandi bura abandi bura ngo umugabo bashakanye badakundanye, umugabo ni passe, nyine baravuga cyane. Ariko icyo twashimye Imana nuko bisa nkaho byacurutse cyongera kubibona. Vestine afite abafana benshi, afite abafana bitwa abakunzi bamukunda cyane, benshi bari babajwe n'ibyamubayeho, ariko ubu ngubu ntago turamenya ikiriho uko nta kintu araza gutangaza, ariko ikiriho nuko ameranye neza n'umugabo we. Ubwo rero bavugaga yuko yasigaye muri Canada agiye gushaka undi mugabo, siko byari bimeze, ahubwo yari ari mu zindi gahunda ze. Abantu baravuga kandi abantu bihitura kuvuga. Dushima Imana yuko amagambo ya Vestine asa nkaho yatujemo gake cyane. Hahita hakurikiraho undi mugabo mwiza muri kona kuri ekran abantu benshi mukunda witwa Umushu cyangwa Jihad. Jihad rero nawe bamufashe bitewe na video ya Yamano yagiye akwirakwiza, ntabwo yacuruza ahubwo yagiye akwirakwiza. Ibyo rero biracecetse. Ubu ngubu noneho iyi mihanda nta mishinyiko igira, ntaki iyo ugezweho uravugwa kandi ntabwo wabirenga. Reka tujye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kugira ngo turebere hamwe aba bantu b'abasitari bazwi cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka mbahe ikaze kandi mbifuriza kugira ngo mumererwe neza ahantu hose muri mu mpande zose z'isi, mudukunda mudukurikirana, ubundi tukaba turi kumwe cyane. Njye muri kumwe murankunda cyane, nanjye ndabizi yuko munkunda cyane. Ni umwana wanyu mukunda muri benshi, umwana w'umunyarwanda, umwana nanjye bakunda. Ahantu hose mwumva uri mu Kinyarwanda, abarundi, ahantu hose muri ndabaramukije kandi ndabasuhuje. Nyagasani Yesu ajya abaha ibyo mwifuza byose, Uwiteka ajya abaha ibyo mwifuza byose. Reka tubane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi rero mbahereza ikaze. Mwiriwe neza, mwaramutse neza bitewe n'igihe iyi video uyiboneye. Amahoro y'Imana bane namwe, nkwifurije kugira amahoro, nkwifurije kugira ubuntu, ubwiza bw'Imana bukumurikire aho ugenda hose. Rero murabizi mu minsi yashize yuko hari saga zigiye zitandukanye, saga z'abahanzi ba hano mu Rwanda ndetse n'umunyamakuru witwa Jihad. Uyu akorera ku kinyamakuru cyitwa Isibo, akaba anakora YouTube, ndetse n'undi mugabo witwa ngo ni Dynamic Show I Know.
rero ya mpano murabizi yuko videwo ye yagiye hanze n'umugore bari mu gikorwa cy'abashakanye. Uyu mugabo ya mpano aho yagiye gutanga ikirego, ubu hakurikiranweho abantu batanu bavugwa ko basakaje aya mavidewo, ndetse buriya gusakaza ibintu by'urukozasoni ntabwo leta yacu ibyemera, bisaba kuba utayasakaza. Rero ya mpano aravugwa hashira nk'icyumweru ari guhitinga, abantu benshi cyane bari kumuhitingaho. Ubu ngubu rero Vestina nawe ahita agerwaho. Vestina nawe baramuvuga ngo yakuyemo inda, ngo yashakanye n'umugabo we, ngo atamukunda, ngo ubundi ngo ni gute yashatse umugabo ngo umurisha imyaka. Harassment ba nyinshi, ariko nabyo bivaho. Ubu ngubu uyu mugabo witwa Jihad nawe niwe uri kugezwa aho famiye kwa Buryohe bavuze ngo aruhukire mu mahoro. Uyu Jihad rero hari abakunzi be benshi cyane, ariko hari n'abantu banenga ibyo avuga. Niba ufashe urugero, yafashe ngo Jackie yari yarwaye, ngo amuvugaho ibintu bitari byiza cyane, namwe mwarabyiboneye. Ibi byose rero ntabwo byashimishije abanyarwanda cyangwa abakunzi ba Jackie nk'uko bamwe bagiye babitangaza. Ibyo rero byaravuzwe cyane, biravugwa, ariko Imana ishimwe ko uyu Jackie ari koroherwa cyane, kandi Imana imugende imbere byiza cyane. Ni bose abagaba rero bose na Jihad, Imana imugende imbere, bose Imana igire uko ibakorera kandi babashe kubaho neza. Muri Kinyarwanda tuba dushaka amaramuko cyangwa amaronko. Hari igihe ushobora kuvuga ijambo rikagukoraho, ushobora kuvuga ijambo ugashiduka wisamye wasandaye, kandi ntabwo ari byiza. Ugomba gusesengura cyangwa ukakaraga ururimi karindwi kugira ngo ubeho neza kandi ubuzima bubashe gukomeza. Iyi mihanda nta mikino, uyigezeyo iramuhana nta kundi. Iyi mihanda nta mikino, waba uzwi cyangwa utazi, ariko icyo nakwifuriza ni uko Imana yajya ikugirira neza ugasimbuka ibyo byose ukabinyuramo wemye cyane. Ndabakunda cyane, umugisha w'Imana, amahoro y'Imana ajye abana namwe kubwije nuko bikeye. Mbasabira ibintu byiza byinshi cyane, nanjye mujye mubinsabira kuko nanjye mbakunda. Weekend nziza, tugiye kugera mu minsi mikuru, muzahahe muronke ubwiza bw'Imana buzababeho igihe cyose, kandi muzaryoherwe n'umwaka muwurangiza amahoro. Ibitego by'umwanzi bari byinshi cyane, muzarenge umwaka murenge n'indi yose, mugere ahantu heza cyane. Icya mbere ni ugusenga, kwizera Imana, gusenga ukayizera neza cyane, bikabasha kugenda neza cyane. Bye, umugisha, amahoro, umutekano, amafaranga byose bibaho bibana na mwese. Ndabakunda cyane.